Nyuma y'imyaka 9 batandukanye, urugendo rwa Boyz rwongeye gufata indi ntera. Safi Madiba, Nizzo, Kabos ndetse na Hambo Jizzo, aba bombi bagiye kongera guhurira ku rubyiniro. Ibintu byagaruye amarangamutima ku bihumbi by'abakunzi b'umuziki nyarwanda bakuze bakunda indirimbo z'iri tsinda. Ni nyuma y'igihe kirekire abenshi twumva ko bitazashoboka, nyamara birashyize birashobotse. Tugiye kongera tubone Boyz ku rubyiniro bose bari kumwe uko ari batatu. Kuwa gatandatu tariki ya mbere Kanama 2026, Boyz izongera kuririmbira abanyarwanda mu gitaramo cya MTN Wacu Muzika Festival kizabera mu karere ka Rubavu. Ni igitaramo benshi bategerezanyije amatsiko kuko ari cyo cya mbere aba bahanzi uko ari batatu bazaba bahuriyemo nyuma y'igihe kinini buri wese akora umuziki ku giti cye cyangwa se yarahagaritse ibikorwa bya muzika. Mu minsi ishize aba bahanzi batangiye gukoresha intero igira iti batatu ku rugamba, bashimangira ko bongeye kunga ubumwe kandi biteguye kongera kwandika amateka mashya. Ariko mbere yuko bongera gutaramira abafana babo, birakwiye kongera kwiyibutsa zimwe mu ndirimbo zabaye ibihangange izaririmbanwa n'abatari bake bazitabira iki gitaramo. Ku mwanya wa mbere ku ndirimbo Boyz ibihe byose, reka duhasanga indirimbo yita Umfatiye Runini, indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2011. Hari indirimbo nyinshi zakunzwe na za Boyz, ariko Umfatiye Runini ni imwe mu zazamuye urwego rw'iri tsinda mu ndirimbo z'urukundo. Yari ifite amagambo yuje amarangamutima agaragaza gushimira umukunzi wahinduye ubuzima bw'undi. Ni indirimbo yerekanye ko Boyz itari itsinda rikora indirimbo zo kubyina gusa, ahubwo yashobora no kwandika amagambo akora ku mitima y'abakunzi baryo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Indahiro bakoranye na Riderman nayo yasohotse 2011. Ku mwanya wa gatatu turasanga Tebe Gatoki bahuriyemo na King James mu mwaka wa 2010. Ugiye Boyz yari ikizamuka, gukorana na King James wari umaze kwigarurira abakunzi b'indirimbo z'urukundo byahindutse intambwe ikomeye. Gatebe Gatoki yabaye imwe mu ndirimbo zakinwaga cyane kuri radio no mu birori, bituma izina rya Boyz rigera mu mpande zose z'u Rwanda. Ntabwo twakwibagirwa indirimbo Bibaye ya 2012. Mu gihe Boyz yari mu bihe byiza bya Primus Guma Guma Superstar, yasohoye Bibaye, indirimbo ivuga ku rukundo rwasenyutse umuntu atabiteganyaga. Yakunzwe cyane kubera injyana yayo yari iryoheye amatwi, ndetse bimwe mu ndirimbo zabyinishaga abantu mu tubari no mu birori bitandukanye. Mu ndirimbo zindi ku mwanya wa gatanu turasanga indirimbo Umwanzuro 2013. Iyi ndirimbo nayo yasohotse mu mwaka wa 2013. Iba mu ndirimbo imwe zashimangiye ubukure bwa Boyz, yibanda ku muntu ufata icyemezo cyo gukunda umuntu umwe akirengagiza amagambo cyangwa ibitekerezo by'abandi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga indirimbo Ishyamba yasohotse 2013. Ku mwanya wa karindwi kandi turasanga indirimbo Tayari bakoranye na Iyanya mu mwaka wa 2014. Nta wavuga amateka ya Boyz ngo yirengagize Tayari. Kugera muri Nigeria bagakorana na Iyanya, wari umwe mu bahanzi bakomeye muri Afrika, byari intambwe ikomeye ku muziki nyarwanda. Iyi ndirimbo yafunguye amarembo mashya, ituma Boyz ba mu bahanzi ba mbere bo mu Rwanda bagaragaye cyane kuri Trace TV na MTV Base. Mwibutsa ko akariko gahigo ka mbere k'aba bahanzi, kuko niyo bahanzi b'abanyarwanda ba mbere bagaragaye kuri televiziyo ya Trace TV. Umwanya wa 8 turasanga Show Me Love, indirimbo bakaba barayikoranye na Timaya mu mwaka wa 2015. Nyuma ya Iyanya, Boyz yakomeje gushora imbaraga mu gukorana n'abandi bahanzi bakomeye bo muri Nigeria. Show Me Love yakoranye na Timaya yerekanye ko iri tsinda ryari rifite icyerekezo cyo guhatanira isoko rya Afrika. Yari indirimbo ihuza dance hall ndetse na afropop, ikomeza kubaka izina ry'iri tsinda ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 9 turasanga Nta Kibazo, indirimbo bakoranye na Bruce Melody ndetse na Riderman. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2017. Iyi ni imwe mu ndirimbo zifite amateka yihariye kurusha izindi. Yasohotse mu gihe Safi Madiba yari amaze kuva muri Boyz. Ibintu byari byatunguye abakunzi b'iri tsinda benshi. Nizzo, Kabos ndetse na Hambo Jizzo bahisemo gukomeza urugendo bakorana na Bruce Melody ndetse na Riderman mu ndirimbo Nta Kibazo, nk'ubutumwa bwerekanaga ko nubwo hari impinduka Boyz yari igikomeje, ariko indirimbo yahise iba hit ikomeye, inakomeza guhumuriza abafana bari bafite impungenge ku hazaza h'iri tsinda.
Rubavu rero igiye kongera kubona aba batatu bombi bari kumwe nyuma yuko batandukanye ibintu ntabwo byaje kugenda neza, nubwo umwe buri wese yagiye akora ku giti cye ariko batigeze bakora hit nk'izo bakoraga bari kumwe. Kuva rero umwaka wa 2017 ubwo Safi Madiba yavaga muri Urban Boyz, abafana benshi bari baramaze kwiheba no kongera kubona aba bahanzi bahagaze hamwe ku rubyiniro bishobora kutazongera kubaho. Nyamara uyu munsi amateka arahindutse. Safi Madiba, Nizzo, Kabos ndetse na Hambo Jizzo bagiye kongera guhurira hamwe bagaragaza ko ibyo batandukaniyeho byasizwe inyuma. Ubu icy'ingenzi ari ugusubiza ibyishimo abakunzi babo. Igitaramo cya MTN Wacu Muzika Festival kizabera i Rubavu ntabwo kizaba ari igitaramo gisanzwe. Kuri benshi kizaba ari urugendo rusubiza abantu mu bihe Urban Boyz yari ku gasongero ka muzika nyarwanda. Indirimbo zayo zicurangwa muri buri rugo ndetse no muri buri kabari ndetse no muri buri gitaramo cyose cyakorwaga muri icyo gihe. Niba hari ahazaririmbirwa Umfatiye Runini, Indahiro, Gatebe Gatoki, Bibaye, Ishyamba, Umwanzuro, Tayari n'amarangamutima adasanzwe ni Rubavu. Kandi koko nk'uko ubwabo babyivugira batatu ku rugamba, urugamba rwo kongera kwigarurira imitima y'abanyarwanda rwatangiye. Ese wowe ubona Urban Boyz izongera gusubira ku gasongero nk'ako yari iriho mbere y'uko itandukana? Hano ni kuri Kosi Media, jye wumvaga ni F-Kola. Niba utarakanda subscribe yikore nonaha kugira ngo tuzacikanwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi.